atangira kwegera umukobwa ati nyakubahwa buretse, arongera ati nyakubahwa. Umusore ati ese ibyo bijyanye kubahwa ni ibiki? Ntago ndi papa wawe, ubundi ibi ni ibiki? Umukobwa ati ese basi twabanza tukaganira. Umusore ati uravuga ibiki ngo tubanze tuganire? Njye ndi partner wawe muri business, njye se ubundi ndi inshuti yawe, aho gusura nsa n'inshuti yawe. Ugatangira kumukoraho. Umukobwa wabonaga ko afite ubwoba, arambwira ati buretse gato, ni ukuri ibi bintu n'ubwa mbere ngiye kubikora. Umusore yikanzemo, uravuga ibiki ko ari ubwa mbere ugiye kubikora? Umukobwa ati ndacyari isugi. Uvuye hehe? Ni hehe waraye ijoro ryashize? Aramuhamagara ati Aisha. Aisha ati nari nagiye mu migina. Mukuru we yifashe ku munwa, ngo wari wagiye he? Ubwo yahise afata inkoni yenda kumukubita nubwo atarebaga. Ubwo Aisha yahise afata inkoni ati buretse, mbabarira ndakwinginze. Aisha ati kondisiyo yawe imeze nabi, muganga yatubwiye ko nudakorerwa surgery ku gihe ushobora kuzabaho ubuzima bwawe bwose utareba. Mukuru we ati gute watinyuka ugatinyuka ukajya mu migina gucuruza umubiri wawe? Aisha nigeze nkohereza, hanyuma wabuze agaciro kawe mu gihe kiri imbere. Inkuru yacu tuyitangiriye aho tubona abakobwa babiri bahagaze ku muhanda mu masaha y'ijoro bisa nkaho bari gutega. Bakiri aho ngaho haje imodoka. Umukobwa wa mbere ati ni njye ushaka. Umugabo ati ntago ari we nahamagaye. Ubwo yahise areba umukobwa wari uri aho hirya wari witonze, wari wambaye ikanzu y'umweru. Aramuhamagara ati uriya niwe nshaka. Ubwo umukobwa yaratambutse aza asatira imodoka. Umusore ati ngaho jya mu modoka. Umukobwa ati none se nyakubahwa, ni ukuri tugiye he? Umusore ati tugiye mu Gasyata, wowe jya mu modoka. Amafaranga rero ni 100 by'amanera. Umusore ati ese wajya mu modoka hari ikindi? Umukobwa yahise ajya kwicara mu modoka. Ubwo baragiye bagera mu rugo bajya mu cyumba. Umusore abwira umukobwa ati ngaho genda muri dushe ukarabe kandi ugire vuba vuba. Umukobwa ati nyakubahwa. Umugabo ati niki? Umukobwa yari afite ubwoba, arambwira ati ntacyo. Ubwo yahise ajya muri dushe. Yaragiye atindamo cyane, umuhungu ararambirwa. Ubwo yagiye ku muryango ati ese nicyo ukikora muri dushe? Ntago nakwishyuriye kugira ngo uze kuntera umwanya, rero gira vuba vuba. Barakwereka umusore yatangiye gukuramo inkweto, atangira kwegera umukobwa ati nyakubahwa buretse, arongera ati nyakubahwa. Umusore ati ese ibyo bijyanye kubahwa ni ibiki? Ntago ndi papa wawe, ubundi ibi ni ibiki? Umukobwa ati ese basi twabanza tukaganira. Umusore ati uravuga ibiki ngo tubanze tuganire? Njye ndi partner wawe muri business, njye se ubundi ndi inshuti yawe, aho gusura nsa n'inshuti yawe. Ugatangira kumukoraho. Umukobwa wabonaga ko afite ubwoba, arambwira ati buretse gato, ni ukuri ibi bintu n'ubwa mbere ngiye kubikora. Umusore yikanzemo, uravuga ibiki ko ari ubwa mbere ugiye kubikora? Umukobwa ati ndacyari isugi. Ubwo umusore yacitse intege, yahise yigendera. Yahise aza muri saro, araza yiyahuza inzoga, aranywa arasinda koko. Barakwereka bwarakeye mu gitondo. Umukobwa aramanuka ngo aze kureba umuhungu. Araza asanga yasinziriye mu ntebe. Arangije araza aramukangura, yari yasinze cyane. Arangije aramubyutsa, aramuhagurutsa. Ubwo yahise amujyana mu cyumba hejuru. Umukobwa yatangiye gukora amasuku, arakubura. Barakwereka undi mukobwa wari wicaye ku buriri yitandiye. Akiri aho ngaho wa mukobwa wacu yaraje. Uwo mukobwa wundi aramubaza ati ese uvuye hehe? Umukobwa ati nari mvuye kureba amafaranga. Uwari witandiye ati kureba amafaranga hehe? Umukobwa ati muvandimwe, ragose rega nini, haba hari abantu benshi baba bari gushaka amafaranga kandi ahantu hose. Wundi wari witandiye ati Aisha, ni ukuri ndi impumyi ariko ntago ndi igicucu. Kumbe disi muvandimwe wiwe ni impumyi. Arangije hanyuma uragira ngo nkwibutse ko ntigeze mvuka ndi impumyi? Uyu mujyi rero ndawuzi neza wose, ndabizi neza ko atari saa 2 za mu gitondo. Hanyuma uvuye hehe izi saha? Kubera ko ndabizi neza ntago waraye muri iyi nzu. Aisha ati reka njye gukorera breakfast, ukeneye no gufata imiti yawe. Umuvandimwe ati Aisha, ntago ndasoza kuvugana nawe, ndacyari mukuru wawe, ni nanjye wishyura bills muri iyi nzu. Niba nkubaje ikibazo rero ugomba kunsubiza. Uvuye hehe? Ni hehe waraye ijoro ryashize? Aramuhamagara ati Aisha. Aisha ati nari nagiye mu migina. Mukuru we yifashe ku munwa, ngo wari wagiye he? Ubwo yahise afata inkoni yenda kumukubita nubwo atarebaga. Ubwo Aisha yahise afata inkoni ati buretse, mbabarira ndakwinginze. Aisha ati kondisiyo yawe imeze nabi, muganga yatubwiye ko nudakorerwa surgery ku gihe ushobora kuzabaho ubuzima bwawe bwose utareba. Mukuru we ati gute watinyuka ugatinyuka ukajya mu migina gucuruza umubiri wawe? Aisha nigeze nkohereza, hanyuma wabuze agaciro kawe mu gihe kiri imbere. Aisha ati nta kintu nigeze nkora, ni ukuri mbabarira kandi unyizere ko nta kintu nigeze nkora. Umuvandimwe ati uri kundeba, nakwemera nkaba impumyi ubuziraherezo aho kukubona ugurisha umubiri wawe kugira ngo ukunde umfashe. Uranyumva? Aisha ubwo yazunguje umutwe. Barakwereka wa musore wacu aho Aisha yasize amuryamishije.
bishimishije. Yarakangutse umutwe uri kumurya yisanga ari wenyine. Yarabyutse areba mu cyumba abona imyenda irazinze, inkweto zimeze neza, ibintu byose bitunganije mu cyumba. Aramanuka muri salo, aramanuka ajya mu gikoni, asanga ibintu byose bimeze neza. Ubwo yaragarutse arebye muri salo abona salo imeze neza, irasa neza rwose, ahantu hose haratunganije. Aritegereza cyane ati ibintu byose ndabona bitunganije bimeze neza. Yakoze amasuku inzu yose, ahita agenda nta n'ikintu na kimwe afashe. Ubwo umusore yarumiwe. Ubwo hahise hinjira undi mukobwa, arangije aramubaza ati urakora iki mu nzu yanjye? Umukobwa ati sheri ndakwinginze nyumva. Umusore ati ndagusabye nsohokera mu nzu. Umukobwa ati mbabarira nkusobanurire. Umusore ati ushaka ko nsobanurira? Okay, ndakumva ngaho sobanura. Umukobwa ati urakoze cyane. Umukobwa ati ndabizi neza ko wanyigishije gukunda, ndetse wanyigishije ibintu byinshi kandi watumye mbikunda pe. Basi ndakwinginze tekereza, kuva twatangira gukorana muri company niye wigeze unkora, ndakwinginze mbabarira. Umusore ati hanyuma kubera ko ntigeze nkukora ahantu na hamwe wahise ufata umwanzuro wo kugira ngo undi muntu azagukoreho noneho mu nzu yanjye. Umukobwa ati ndakwinginze mbabarira, ntago nari narabipanze, ni ukuri ntago nigeze mbipanga. Umusore ubwo yahise amubaza ati ese ni inshuro zingahe wanciye inyuma? Umukobwa ati ni rimwe gusa, ariko ndakwinginze ni ubwa mbere ndetse ni n'ubwa nyuma, nari namutumye pizza. Umuhungu ati buretse gato, hanyuma uriya muntu nabafatanye ni wowe wundi ujya utuzanira pizza? Umukobwa yahise apfukama hasi ati mbabarira sheri ndakwinginze. Aramwinginga ariko umusore yari yarakaye. Barakwereka Aisha ubwo yari yicaye ku buriri ari gutekereza cyane. Umuvandimwe we yaraje, mwibuka ko afite ubumuga bwo kutabona. Aramuhamagara ati Aisha iri joro se turarya iki? Aisha yari ari kure mu bitekerezo. Ubwo umuvandimwe yarongeye arahamagara ati Aisha. Aisha yashidukiye hejuru ati sister. Ubwo umuvandimwe we yahise yicara, arangije amubaza ati ese niki kiri gukutesha umutwe? Aisha ati ni wowe ndetse no kubarwa kwawe. Umuvandimwe we ati ariko Aisha narakubwiye ntiwimpangayikira, ni ukuri rekera kumpangayikira, ntago ari wowe ugomba kumpangayikira rwose. Aisha ati umbona nk'umwana ariko ndakuze, wibuke ko na graduatinze rero ngomba kuguhangayikira. Mukuru we ati yego waragraduatinze ndabizi, ni nayo mpamvu rero ugomba kwihangayikira ugashaka no wabona akazi. Hanyuma uranyibukije, si wavuze ngo urashaka kuba web developer? Ese byibura wigeze ubona umuntu kwigisha? Aisha ati muvandi ibyo wibitekerezaho si byo by'ingenzi. Mukuru we ati umva nkubwire, amafaranga ya surgery n'ubundi azaza. Aisha ati azaza ate? Ese tuzayakura he? Icyo dukora ni ukubyuka tukicara hano umunsi wose, tuba dushinzwe gushaka ibiryo, landirodi ni ukuza akatwibutsa iminsi tuzishyura. Umuvandimwe we ati humura ibintu byose nzabikemura ndagusezeranije. Aisha ati ndambiwe kumva ibi bintu. Barakwereka hari umukobwa waje yishimye yinjiye mu nzu ya wa musore ati umeze ute masi? Ubwo wa mukobwa yaje yihuta ati bite byawe wowe urindi? Umukobwa ati nakabaye ngira kukubaza icyo kibazo, ahubwo wowe urindi? Umukobwa ati ninongera kukubaza uraza gutuma ngusohora hano hantu, ese uri igicucu? Umukobwa wari winjiye ati ongera unyite ngo ndi igicucu hanyuma urebe ibyo ngukorera, ndaza kukwereka uwo ndiwe. Ubwo batangiye kurwana, wa musore aza yirukanka aje gukiza. Arangije ati ni ikihe kibazo kiri hagati yanyu? Ubwo yahise areba wa mukobwa wari uje, arambwira ati simbyumva, wagarutse ryari? Umukobwa ati hanyuma kuki utabwiye ruriya rucucu se kugira ngo rumenye igihe ndi buzire? Umukobwa ati urucucu ni mama wawe. Umusore ati wa mukobwa wawe wiricunge, uyu ni mushiki wanjye uri kubwira gutyo. Mushiki we ati ndashaka urwo rukobwa rusohoka. Musaza we ati ndi musaza wawe mukuru, reka ibi tubikemure. Umukobwa yahisamye yasandaye ati ese ni mushiki wawe? Barakwereka Aisha n'umuvandimwe wiwe bari bahagaze ku muhanda wagira ngo bategereje umuntu. Bakiri aho ngaho wa musore wacu yaparitse ahantu ku ruhande bisa nkaho atameze neza mu nda. Ubwo yegeye imbere abarababonye aza basanga, yabagezeho ati hey. Aisha amubonye arikanga. Umusore ati turongeye turahuye. Umuvandimwe ati urinde wowe? Umusore ati nitwa Basima, inshuti yawe iri hano iranze. Umusore ati ndashaka kugushimira kuri wa munsi kubw'ibintu wakoze. Aisha ubwo yahise amwihakana vuba ati ntago nkuzi, ntekereza ko wayobye. Ubwo yahise abwira umuvandimwe we ati tugende. Mukuru we ati none si imodoka yahageze? Umusore ati ni ukuri mbabarira, ntago meze nk'uko wambonye, nari mfite ibintu byinshi bindi mu mutwe, gusa ikintu nshaka kuvuga kano kanya ni kugushimira amasuku wakoze mu nzu yanjye. Ntago wari ukwiriye kumbera mwiza kuriya, ariko basi ndagushimiye, rero nabatwara nta kibazo rwose, mfite imodoka. Aisha ati oya. Umuvandimwe ubwo byose yari ari kubyumva ati Aisha uyu nguyu niwe mwahuye rya joro, hanyuma ko wambwiye ko nta kintu wigeze ukora? Umusore yahise amuca mu ijambo ati ni ukuri nta kintu yigeze akora pe, ngaho nimureke mbatware basi, nta bintu bibi biri buze kubabaho, ndabasezeranye. Aisha arababwira ati naparitse hano hafi. Umuvandimwe wa Aisha ati tugende nta kibazo. Ubwo yamufashe akaboko barangije bajya mu modoka. Ubwo yabinjije mu modoka arangije abahereza lift bageza mu rugo. Ubwo bageze mu rugo mukuru wa Aisha aramushimira ati urakoze cyane. Ubwo yahise akura amafaranga menshi mu mufuka arayabahereza ati ibi ngibi mwabifata. Mukuru ati ibyo ni biki? Umusore ati ntacyo,
nyine kari akantu gatoya ko kubahereza kugira ngo mugire ibyo mwigurira. Umuvandimwe wa Aisha ati oya ntago ari ngombwa rwose nyakubahwa, nta bintu utadukoreye ni ukuri. Aturakoze cyane. Aisha reka tujye mu nzu. Ubwo yahise agenda. Ubwo barasigaranye. Mukuru aramubaza ati ese wigeze ujya mu nzu ye? Aisha ubwo yazunguje umutwe. Mukuru ati ese ntago ari we mbwira? Aisha ati nazunguje umutwe. Umuvandimwe ati hanyuma nari kubwirwa n'iki ko nsubije ko bizi neza ko ntareba? Aisha ati yego nagiyeyo ariko nta kintu cyabaye. Umuvandimwe ati Aisha ndakwingize ntuzongere gukora ibi bintu. Ubwo bahise binjira mu nzu. Barakwereka umusore ubwo yari ari kuri telefone arimo aravugana na dogiteri. Aisha ati dogita urabizi ukuntu nanga kwa muganga, ese wazana ibikoresho byawe muri ofisi naguhereza sample buri kimwe cyose ndagikora ariko pana kuza kwa muganga. Akiri aho ngaho wa mukobwa yari amuri inyuma ari kumufata ariko ubona ko koko yamubangamiye. Umusore ati urakoze cyane muganga. Umukobwa ati ese ni ibiki? Umusore ati mbabara ndananiwe cyane, nagize akazi kenshi uyu munsi mbabara nkeneye kuruhuka. Ubwo yahise amusunikira ku buriri atangira kumusoma. Umusore ati nakubwiye ko naniwe. Umukobwa ati ariko ndagukeneye. Umusore yahise amuhirika ku buriri aramubwira ati ariko nakubwiye ko naniwe. Ubwo yahise amutaho ku buriri arigendera. Yahise aza muri salo. Mu kanya gato ya mushiki we yahise amusanga muri salo. Mushiki we ati ese kuri kureba gutyo ni ibibazo by'urukundo? Urukundo rwagutesheje umutwe? Musaza we ati oya ameze neza. Mushiki we atari kuri umubeshyi ndi kubibona ko utameze neza, byagenze biti? Umusore ati mu cyumweru gishize nyine habaye ibintu bidasanzwe, habaye ibintu bikomeye. Mushiki we ati ni ibiki byabaye? Arangije ati mu cyumweru gishize Gloria namufatanye n'undi mugabo mu buriri bwanjye. Mushiki we ati buretse ngo iki uri gukina sibyo? Nari mbizi. Hanyuma niba waramufatanye n'undi se ni iki gikora hano? Umusore ati oya nyine ntumbwire ko yaje kugusaba imbabazi. Musaza we ati yambwiye sorry ngo ntago azabyongera, wenda nyine kumukoraho byaba ari ikibazo ariko none ntago namutererana wenyine. Mushiki we ati ariko uriya mukobwa azaguseka pe, azakwita ko uri umuntu woroshye ajya gukiniraho. Musaza we ati ariko ntago yabikora, hanyuma numubabarira azongera ajye kubikora tenagaruka gusaba imbabazi. Nta mugabo n'umwe ugumisha umugore iruhande rwe yamufasha amuca inyuma. Ubwo mushiki we yarumiwe. Barakwereka Aisha n'umuvandimwe we ubwo Landlord yari yaje kubishyuza. Mushiki we ari kubwira Landlord ati tubabarira basi duhagaye gatoya tuzakwishyura. Landlord ati kano kanya ibi ngibi ntago mbyumva. Bakiri aho ngaho wa musore yaraje aje kureba aba bakobwa. Ageze aho ngaho asanga Landlord arimo arabatonganya, aratuza arumviriza. Ubwo Landlord yaragiye. Umusore ubwo yahise yinjira arangije ati mumeze muti? Umuvandimwe ati Aisha uyu ninde? Aisha ati ni Basman. Umuvandimwe ati oh ni karibu. Arangije ati mwihanganira ibyo byose. Umuvandimwe wa Aisha ati nta kibazo. Arangije ati mfite inzu nini ntago nzi niba mwabyemera kuza mukayizamo. Umuvandimwe wa Aisha ati urakoze cyane nyakubahwa ariko ntago ntekereza ko ibyo ngibyo ari ingenzi, tumeze neza hano. Umusore ati aha twese turabizi ko mutameze neza, erega ibintu byose Landlord yavugaga nabyumvise kandi nabyumvisha yabaye iminsi mikeya. Umuvandimwe wa Aisha ati nkuko nabikubwiye tumeze neza. Basmati niba basi mutaza mu nzu yanjye reka basi mbishyurira inzu. Ese nangahe? Aisha ati ni 200. Umuvandimwe ati oya ndatekereza ntago ufite kubikora, tumeze neza rwose. Ubwo yaravuze ati okay nta kibazo, hanyuma nabazaniye ibi ngibi. Ubwo yahise abihereza Aisha. Arangije ati murakoze cyane, hanyuma kangende tuzabona nejo. Kumbe disi Aisha yahise afungura asanga umuvandimwe we bamuzaniye ya nkoni bagenderaho. Aisha ati sisi ndatekereza bakuzaniye inkoni. Umuvandimwe ati ntago ari uko nguko bayita white skin. Inkoni abantu bafite ubumuga bwo kutabona bagenderaho bayita white skin. Aisha ati ni nziza pe. Ubwo yahise amwaka yindi y'igiti amuhereza inziza bamuzaniye. Ubwo umusore yaratashye ageze mu rugo abaza mushiki we ati ese Gloria ari? Mushiki we ati sheri wawe guca inyuma ari mu gikoni. Ubwo umukobwa yaje yihuta agiye kumuyambira. Basmati umva nyine narakubwiye ko nakubabariye, ukuri guhari ni nuko nashaka kubyibagirwa, rero ntago ngiye nakomeza urukundo. Mushiki we ati ibyo nibyo nashakaga. Basmati unyumve neza, nkomeza gutekereza ibyabaye cyane ko none nabiboneye, nkomeza kubona uri kumwe nawe bikomeza kunyangiza mu bwonko pe. Ntago rero twakomezanya ahubwo icyo nshaka nuko uva hano ukagenda. Umukobwa ati ushatse kuvuga iki sheri? Mushiki we ati icyo avuze nuko ugomba kuva hano, genda. Ubwo umukobwa ati nawe ntago ari we ndi kuvugana nawe. Ubwo musaza we ati wivugana na mushiki wanjye muri ubwo buryo, urabizi ukuntu nshobora guhita ndakara noneho kurushaho. Hanyuma rero genda hejuru upakinga ibintu byawe ubundi ugende kandi vuba vuba turarangizanije. Ubwo mushiki we yahise ahaguruka ari nako agenda amusunika ati genda ujye gufata ibintu byawe
nawe. Ubwo umukobwa yarazamutse Basma asigarana na mushiki we hano muri salo. Ubwo umukobwa yavuye kuzana ibintu bye, mushiki we aramusohora ati va hano ugende. Ubwo mushiki we asigaye amukomeza amubwira ati hangane. Barakwereka hanze hari umusore yicaye ku modoka ameze nk'aho ari uwategereje. Akiri aho ngaho Gloria yasohotse mu gipangu afite valise. Umusore ati how are you babe, umeze sheri, kuva ejo nashaka kubona. Umukobwa yararakaye yahise amukubita urushyi arangije amutaho ngaho arigendera. Mu by'ukuri umuhungu nta nubwo yarazi icyo azize. Barakwereka umusore yakomeje kuba mu buzima bubi. Mushiki we yaturutse ruguru aza kumureba muri salo. Mushiki we ati ese uri gutekereza iki? Ntumbwire ko uri gutekereza kuri kiriya gikobwa. Musaza we ati oya, hari undi muntu ahubwo ndi gutekerezaho. Mushiki we ati ninde? Musaza we ati inshuti, umuvandimwe wiwe ni impumyi kandi ndashaka kubafasha. Mushiki we ati gufasha? Musaza we ati yego, numvishe bavugana igiciro cy'amafaranga bashobora gukoresha bari kumukorera surgery kugira ngo umuvandimwe wiwe yongere abone. Ndumva n'ukuri nshaka gufasha. Mushiki we ati hanyuma wumvishe bavuga ngahe? Umusore ati miliyoni 15. Mushiki we ati miliyoni 15? Hanyuma urumva ushaka kubafasha ubahaye amafaranga ngahe? Musaza we ati erega navugaga kuba umusponsor, ntago navugaga kubaha support. Mushiki we ati ushaka kubereza miliyoni 15 y'ubusa gusa? Musaza we ati ese ubwo yaba ari ay'ubusa gute? Icyo nshaka ni ugufasha. Mushiki we ati na y'ubusa pe. Musaza we ati icyo ndi gukora cyonyine ni ukugira ngo umuvandimwe we yongere arebe. Mushiki we ahita amubaza ati ese uwo muntu mubanye gute, ubundi ni iki cyawe? Musaza we ati nkuko nabikubwiye ni inshuti. Mushiki we ati ese ubwo ni bushuti iki? Musaza we ati urabizi n'ubundi byari bibi kugira igitekerezo nangiza nkabikubwira. Ubwo yahise ahaguruka mutaho ngaho. Barakwereka Gloria yarari mu modoka abwira umushoferi ati kurikira iriya modoka, ndaza kukwishyura uko ushaka ariko kurikira iriya modoka. Ubwo bakurikiye imodoka ya Basma. Barakwereka Aisha ubwo yarari kuganiriza Basma. Umukobwa atangira kumubwira uko byagenze ati wari umunsi umwe avuye mu kazi ku mugoroba, abantu barangije baramwataka barangije bamutera imicanga mu maso. Umusore ati mana yanjye, ati se babikoze gute? Aisha ati uwo mugore yaravuze ati mukuru wanjye aryamana n'umugabo we, ariko ntago ariko byari bimeze. Umuvandimwe wanjye yari yaramuhakaniye pe, ntago ashobora gusohokana n'umuntu washatse ufite umugore. Ubwo yakomeje kumuhatiriza ndetse no kumubangamira. Ubwo rero twamujyanye kwa muganga batubwira ko akeneye gukorerwa surgery kugira ngo imicanga yose bayimukure mu maso. Umusore ati narabyumvishe mubivugaho umunsi nari naje kubatwara, ariko nyine ni ukuri mwihangane, mbabarire kubw'ibyo mwaciyemo. Hanyuma nimuza kubikunda ndaza kubebera umusponsor surgery korwa. Aisha ati ngo iki? Umusore ati yego. Umusore ati nta kintu gikomeye nigeze nkora mu buzima bwanjye, rero ndifuza ko nagikora. Wavuze ko surgery izatwara miliyoni 15. Aisha ati yego. Umusore ati kandi ibyo ngibyo nabikora. Umukobwa ati nyakubahwa, ni ukuri ntago uzi ibintu urimo uradukorera. Umusore ati humura rwose nta kibazo, hanyuma ubutaha ntukanyite nyakubahwa kubera ko mfite izina ryanjye ni Basma kandi ibintu biraza kumera neza, ngaho reka ngende. Ubwo umukobwa yarahagurutse aramuherekeza baragenda. Barakwereka avuye kumuherekeza ari aho ngaho ari kugenda yishimye yisetsa. Hari umukobwa waturutse inyuma ye ati hey, ni wowe ndi kuvugisha? Ubwo yaramwegereye akubita imisatsi aramwitegereza kuva hasi kugera hejuru. Aranje ati ese ni wowe nigiye kuntwara umugabo? Umukobwa ati excuse me, urinde? Umukobwa ati ninjye umukunzi w'uriya mugabo uri kukwirukaho. Aisha ati uwuhe mugabo se? Umukobwa ati Basma ni fiancé wanjye kandi rwose ndabizi ibyo uri gukora. Aisha ati mabuja, ni ukuri nta kintu na kimwe ndi gukora, njye nta kintu kiri hagati yanjye n'uriya mugabo wawe. Umukobwa ati ibyiza nuko ubutandamutse nk'ubonye nzakutwika na acide, ubaririze neza. Ubwo yahise yikubita arangije aragenda. Aisha yasigaye aho ngaho yumiwe. Umuvandimwe we yaraje amusanga aramuhamagara ati Aisha. Aisha ati yego muvandimwe, ariko hari ijwi numvishe ry'umugore. Ese ninde? Aisha ati ni fiancé wa Basma. Muvandimwe ati ngo iki? Ubwo baragiye mu nzu n'agahinda kenshi. Mukuru ati sinshaka kuzongera kumubona hano na rimwe. Aisha ati yashakaga ahubwo kwishyura kugira ngo bakorere surgery. Mukuru ati ibyo ntago mbyitayeho, ibyo ntago tubikeneye, niba ari gukomeza dufata gutya ibyo ntago tubikeneye. Barakwereka ubwo Basma yari ari kwinjira mu gipangu, mushiki we ari gusohoka mu nzu. Ubwo yaramubaje ati ese imodoka yawe uri? Musaza we ati nsize nyiparitse hanze, hari ikintu nje gufata ndahita nsubirayo. Ubwo yinjiye mu nzu, mushiki we aguma hanze. Akiri aho ngaho Gloria yari yamukurikiye. Akinjira mushiki wa Basma ati ese urakora iki hano? Ubwo Gloria yahise yirika mushiki wa Basma
aranje ati ntago ndi hano nje kukureba. Ubwo yahise ahagara imbere y'umuhungu ati ese kubera icyo ushaka kunsiga kubera ko ari agakobwa k'akisilamu? Umusore ati uravuga ibiki? Umukobwa ati erega namukurikiye ahantu aba. Yego namukurikiye rwose. Kubera icyo ushaka ko ngenda kubera ko ari akantu? Nta kintu ari cyo ugereranije nanjye, ni n'umuyisilamu, ntago yakwitaho rwose nk'uko ngiye nabikora. Mushiki we ati umukobwa utagira isoni gusa. Umusore ati Gloria ndakwinginze mvira mu rugo. Gloria ati Basma ndakubwiza ukuri ko nta wundi muntu muzabana uretse njyewe, kandi ngomba kubimenya neza, ngomba no kumenya ko nta n'umuntu uzongera kukwegera. Basma ati urasobanura ibiki? None se uzakora iki? Gloria ati nzakora ibishoboka byose ngutandukanye n'uwo muntu. Ubwo yahise yikubita aragenda. Ubwo musaza we yahise avuga ati ese aravuga ibiki? Mushiki we ati ndatekereza urajya kureba inshuti yawe niba imeze neza. Ubwo musaza we yahise asohoka yihuse. Ubwo we na mushiki wiwe bahise baza bihuta vuba baje kwa Aisha. Ubwo barakomanze bahagarara ku muryango we na mushiki we. Akomeza guhamagara Aisha ndetse na Zainab. Kumbe disi wa mukuru we yitwa Zainab. Ubwo Zainab yaraje arangije aramubaza ati ese urakora iki hano? Basma ati Zainab ni njyewe basi. Zainab ati niyo mpamvu nyine nari ndi kubaza ngo uri gukora iki hano? Ubwo mushiki we yahise avuga ati muvandi uko byagenda kose hari icyo Gloria yakoze hano. Zainab ati nta kintu kibi yakoze, ahubwo icyo yakoze ni ugutabara umuvandimwe wanjye. Hanyuma uri mu rukundo ruri seriye warangiza ukaza hano ubundi subije gukora iki? Umusore ati Zainab ni ukuri hoya basi mbabarira ngusobanurire, nta rukundo ndimo ruri seriye. Zainab yarakaya cyane ati nyumva kandi unyumve neza, ndashaka kujya kure y'umuvandimwe wanjye. Urimo kunyumva? Nta bibazo bindi nkeneye, ndashaka kugenda. Ngiye n'umuvandimwe wanjye tumeze neza, kandi twari tumeze neza mbere yuko tukubona. Hanyuma ugende ubwire n'uwo mufiance wawe yuko ibintu twabirangirije hano. Umusore ati fiance ibyo se nibyo Gloria yababwiye? Zainab ati yego niko yatubwiye, kandi yatewe ubwoba umuvandimwe wanjye ko azamumena haside niyongera kumubonana nawe. Ubwo yahise abwira umuvandimwe we ati mbabarira basi umumvugishirize. Mushiki wa Basma ati okay basi nyumva neza, amazina yanjye nitwa Eme, ndi mushiki wa Basma, ninjye muryango wonyine afite. Uriya mukobwa rero waje hano ntabwo ari fiance wiwe, nyine barakundanyeho ariko byararangiye, yamuciye inyuma bahita babirangiza. Musaza we ati yego arakubwira ukuri Zainab, ijoro nazaga gufata Aisha nibwo ibyo bintu byose byari byabaye. Nari narakaye cyane, nashakaga kuba ndi kumwe n'undi muntu. Uwo mukobwa rero waje kubakanga nta kintu asobanuye kuri njyewe, ni ukuri ndabasezeranye. Kumbe disi Aisha byose yabyumvaga. Ubwo bwarakeye Basma agaruka kubareba, arangije arababwira ati namaze rero kwishyura kugira ngo sajari yawe ikorwe, bambwiye ko izakorwa umunsi ukurikiye uw'ejo. Aisha ati urakoze cyane basi. Ubwo Zainab yahise amubaza ati ese ni ukubera kiri gukora ibi byose? Ndi umugore, ndabizi neza ko abagabo batajya bafasha umuntu gutyo gusa, ni icyo ushaka koko ko tuzakwishyura? Basma ati Zainab nta kintu nshaka ko muzanyishyura, ndi kubikora kubera ko nzi neza ko wenda ndi gukora ikintu cya nyacyo. Nyine mu buzima bwanjye nta muntu nigeze ngira ikintu nkorera pe, ntago nigeze ngira n'ikintu cyo kugira neza mu buzima bwanjye. Rero ubushize ubwo mpura na Aisha nkamufata nkamujyana mu nzu yanjye, numvaga nshaka gutuza mu mutwe wanjye. Hanyuma natangiye kwibaza ese ni ukubera iki bitabaye. Naricaye ntangira kubitekereza. Ubwo rero nibwo haciyemo icyumweru nababonye mwembi muri ku muhanda nkabatwara. Ubwo rero niyumvishije ko uko byagenda kose tutahuye gutyo gusa, ahubwo nkeneye kubafasha. Zainab ati hanyuma nta kintu ushaka ko tuzakwishyura? Basma ati yego rwose nta kintu ushaka ko muzanyishyura, gusa ariko nyine hari ikintu, nyine hari ukuntu, ariko nyine ntubifate nkaho ari ukunyishyura. Ni ukuri nyine mfite ibyiyumviro kuri Aisha. Ubwo yahise yitanguranwa ati nyine ndabyumva ushobora kuba nanjye utankunda, nta kibazo rwose, gusa ariko njye nashaka ko basubimenya. Ntago rwose ari ngombwa ko wakwiyumva nk'uko niyumva, ariko basi nashaka kubimenya yuko basi ari ibyiyumviro ngufitiye. Kandi ni ukuri Zainab ntago ibi byose ndi kubikora kubera ukuntu ndi kwiyumvamo Aisha. Barakwereka ubwo Basma yari ari mu cyumba, akiri aho ngaho mushiki we yaraje. Arangije abaza mushiki we ati ese uracyarakaye? Mushiki we ati yego. Hanyuma sajari irejo? Umusore ati yego. Mushiki we ati hanyuma wishyuye ibintu byose? Musaza we ati yego narabyishyuye. Mushiki we ati ese ko ukiri gukora ibi byose? Musaza we ati kubera ko ntekereza ko ari ikintu cyiza ndi gukora. Mushiki we ati okay ndabibona, ugira ijoro ryiza. Ubwo yahise agenda. Barakwereka Aisha na Zainab bari mu nzu iwabo muri salo. Aisha ati muvandi ejo ni umunsi. Zainab ati yego
reka dusenge mpaka Imana ibikoze. Aisha ati humura muvandimwe biraza gukunda rwose biraza kugenda neza. Zainab ati ese ko yavuze ko agukunda ariko nta kintu wigeze umusubiza. Aisha ati muvandi ni ukuri simbizi ni umuntu mwiza. Mukuru ati nanjye turemeranya. Zainab ati Aisha mu byumweru 2 bishize Basma yaradufashije cyane ndetse agiye no kumfasha kugira ngo ndebe. Gusa ariko niba utamukunda ntago ari ibintu wakwihatamo. Niba nta kintu rwose wiyumvamo kuri we ntago wabyihatiriza. Ariko niba ubona ko hari icyo umubonamo cyangwa wumva ko ari umuntu mwamarana ubuzima bwawe ni ukuri nta kibazo. Aisha ati muvandimwe ese ibyo ni ibiki uri kuvuga bya future? Ikintu yavuze gusa ni uko nyiyumvamo. Hari ikindi? Mukuru ati hanyuma nyine icyo navugaga ni uko utakiri umwana. Aisha ati umva nkubwire muvandi ngiye kano kanya ikintu ndi kurebaho ni uko surgery yawe igenda neza, ibindi byose bizaza ari uko warebye. Zainab ati kubera Imana. Barakwereka mu gitondo harageze umusore aza kubareba kugira ngo bajye kwa muganga. Surgery yararangiye bagaruka umukobwa ari kureba. Umukobwa yarishimye cyane yarongeye abagarura mu rugo bishimye cyane. Zainab aramushimira ati wakoze cyane ni ukuri uri marayika Imana yatuzaniye, ni ukuri warakoze cyane. Ubwo yahise arebana na murumuna we Aisha arangije ati okay kambe nigiriye mu nzu ho gato mbe mbasiganye nta kibazo. Ubwo yaragiye abasigaho ngaho. Aisha ati ntago mbizi kubera iki? Umusore ati nashakaga nyine kuzagutekera. Bwarakeye mu gitondo Aisha aza gusura umusore. Umusore ati uziye mu gihe. Ubwo yaramutekeye nkuko yari yabimusezeranije bicara ku meza bararya. Wabonaga ko Aisha yishimye rwose. Ubwo bari basoje kurya ubwo umusore yagiye kuzana icyo kunywa araza ahereje Aisha. Aisha ati urakoze ntago njya nk'ibintu ibintu birimo alcohol. Umusore ati yego nyine ndabizi neza kuri umusirimu rero nta bisindisha birimo. Umukobwa ati nta alcohol irimo imbere. Umusore ati oya. Aramaze ati urisereye kuri ibi? Umusore ati yego. Ubwo umukobwa yahise afata ikirahure arangije aramushimira turakoze. Ubwo Aisha yahise amubaza ati ese umuvandimwe wawe ari? Umusore ati ntago mbizi sinzi ahantu yagiye. Aisha ati okay. Ubwo bararebanye. Umusore ati ese ababyeyi bawe amakuru yabo? Aisha ati ababyeyi banjye barapfuye. Umusore ati oh amahirwe make ihangane. Umukobwa ati nta kibazo kubera ko bapfuye ndi muto yasimbaza. Zainab ubu ngubu niwe mama wanjye akaba papa ndetse n'umuvandimwe. Baraganiriye barishima baraseka. Ubwo bari aho ngaho bagiye gusomana mushiki we yahise yinjira bahita bikanga. Umukobwa yahise asezera vuba vuba. Wabonaga ko mushiki w'umusore atari kumureba neza. Ubwo yaramuherekeje amugejeje mu rugo. Umusore ati nakifuje ko ejo nakongera kukubona. Aisha ati ntago mbizi. Umusore ati Aisha ibyo ni ibiki? Ese kubera iki? Aisha ati ni mushiki wawe. Ubwo mukuru wa Aisha yaraje aramubonabona ntameze neza. Arangije aramubaza ati byagenze bite muvandi? Aisha ati nta kibazo ni karibu. Ubwo yahise amwakira ibyo yari afite mu ntoki. Gusa ariko umuvandimwe yari yabonye ko atameze neza. Umusore nawe yaratashye. Akigera mu rugo mushiki we baramubajije ati natekereje ko wavuze ko ari ukumufasha gusa kubera ko ngo cyari ikintu kiza cyo gukora da. Musaza ati yego narabikoze. Mushiki we atari ko ntago ariko bigaragara. Hanyuma hari ibindi bintu biri hagati yawe n'uriya mukobwa w'umusiramukazi? Musaza ati ni ibiki uri kuvuga? Mushiki we ati ese ni gute wavuga ibyo bintu nk'ibyo? Ibintu byose murimo rwose ntago byakunda. Twebwe turi abakristian bo n'abisilamu. Hanyuma urumva bizahurira he? Umusore ati kuba ari abayisilamu tukaba abakristian ibyo ntacyo bivuze rwose. Ibyo ni iby'insengero. Erega twese dusaba Imana imwe. Mushiki we ati rero ibyo ntacyo byahindura. Umusore ati rero reka nkubwire ibyimviro byanjye kuri Aisha bigenda bikura umunsi ku wundi. Rero nta na kimwe nitayeho niba ari umuyisilamu, niba ari umubudiste, niba ari umupagane, niba ari n'umuhindu, ibyo simbyitayeho. Ubwo yahise amusigaho ngaho arigendera. Barakwereka umusore yongeye kujya kureba umukobwa. Ubwo bari bicaye mu modoka arambwira ati nategereje igihe kinini, nategereje ko surgery yakorwa kuva nabikubwira. Ntago nigeze nifuza ko wowe cyangwa Zainab umutekereza ko impamvu nakoze biriya byose ari uko nkukunda. Umusore ati Aisha ni ukuri ndagukunda kandi nagukunze igihe kinini. Ndi umuntu utajya wihishira pe. Ibindi mu byose ndabivuga. Ntago nashobora guhisha amarangamutima ndimo. Aisha uri mwiza. Ni ukuri ndifuza kukwereka isi kandi ashaka isi kubona. Aisha ati ese ndamutse nkubwiye ko nta byumvire ngufitiye ndimo kukubeshya ndetse nanjye ubwanjye nibeshya byagenda gute? Ni ukuri mfite ibyiyumviro bikomeye kuri wowe. Uri umuntu mwiza pe. Umuntu wita ku bantu. Umuntu umugore wese yakwishimira kuba ari kumwe nawe. Gusa hari ibintu byinshi bishobora kutubera imbogamizi mu gihe dutangiye inzira y'urukundo. Umusore ati ni ibiki?
umukobwa ati amadini yacu hamwe na mushiki wawe. Ubwo umusore yahise ambwira ati narabikubwiye ariko mushiki wanjye ntukamwiteho, ntago yaba ikibazo mu rukundo rwacu. Kimwe n'ibyo by'amadini rwose njyewe ntago mbyitayeho, nta nubwo mbyitayeho habe na gato pe. Erega nyuma y'imyizerere y'idini turi ibiremwa muntu, turi abantu. Ndakwinginze muri uru rugendo mbabarira tujyane. Umukobwa ati ese nindamuka nje tukajyana ariko wowe ntuzi. Yari afite ubwoba. Ubu se nuramuka unsize koko bizagenda gute? Umusore ati oya ntago ibyo bintu nzabikora, ntago nzakureka ngo ugende, ntago ibyo bintu nzabigukora. Umukobwa ati are you sure? Umusore ati ndagusezeranije. Ubwo disi yahise amwemerera arangije aramuhobera. Umukobwa yaratashye, yageze imbere ya mukuru wiwe yishimye cyane. Mukuru ati ni ibiki byagenze bite? Aisha ati yansabye ko dusohoka tukajya kuganira kandi nyine navuze yego. Zainab ati ese urishimye basi? Aisha ati birenze no kwishima ahubwo. Mukuru ati ibyo nibyo nkwifuriza muvandimwe. Ubwo disi yahise amuhobera, yari yishimye cyane. Barakwereka n'umusore yatashye yishimye, afite akanyamuneza rwose arimo arabyina, ari gukinga urugi rwose ari kubyina. Mushiki we yumiwe. Ubwo mushiki we yaramurebye arumirwa. Nanjye ndishimye, umusore wacu hano yasinze urukundo. Mushiki we yararebye arumirwa. Barakwereka Aisha yagiye mu rugo kureba umuhungu, arangije yakirwa na mushiki wiwe. Mushiki we yamubwiye nabi cyane, arambwira ati ese guhamagara izina ryanjye ntago bishoboye? Umukobwa ati nyihanganira. Ese musaza wari mu nzu? Umukobwa ati musaza wanjye ntawe uri hano. Aisha ati ndaza kumutegereza. Mushiki we ati uramutegereza nkande? Niba nkubwiye ko atari mu rugo utegereza ibiki? Nyumva kandi unyumve neza. Uko byatangiye ibyawe nawe twese turabizi ukuntu bizarangira. Hari ikintu utibuka neza. Mwibuke ko turi abakristiyani mukaba muri abayisilamu. Niba ibyo bintu utari kubizirikana ngo bishyire mu mutwe uzababara. Hanyuma urareba ugasanga uwo mubiri wawe uguze miliyoni 15. Ese ubundi wagiye kureba abo muhuje idini? Ugira umunsi mwiza. Ahita amutaho ngaho arigendera. Umukobwa yarababaye ararira. Yageze mu rugo ararira cyane. Ubwo mukuru we Zainab yaraje asanga muri umuntu wari kurira. Aramubaza ati ese kuki uri kurira? Umukobwa yahise amuyambira ararira cyane. Mukuru ati ndatunguye cyane, n'ubundi nari mbizi ko ibintu nk'ibi ngibi bizaba kandi bidatinze. N'ubundi turi mu isi itandukanye, turi abayisilamu hanyuma bo n'abakristian. Aisha humura rwose biraza kugenda neza. Barakwereka Basma aho yarari yataye umutwe, arimo aravuga ati yakaba yari hano. Mushiki we ati basi tujye kurya mbere yuko ibiryo bikonje. Abona musaza we ntago ari kumwumva, akomeza kuvuga ati nyamara yari kuba ari hano. Ahita amubaza ati ese ugiye he? Ubwo yagiye mu rugo kwirebera Aisha. Mukuru amubwira ukuntu byagenze n'amagambo mushiki we yamubwiye. Yatashye yarakaza atunganya mushiki we, ambwira ati gute watinyuka, niwe mvugana nawe. Akiri aho ngaho bakiganira, musaza we yahise yikubita hasi bamutwara kwa muganga. Barakwereka umusore yaje kurwarira mu rugo, cyane ko atakundaga kwa muganga. Ubwo yari ari guhamagara telefone ariko ntibamwitabe. Akiri aho ngaho mushiki we yarinjiye, arangije amucapuza telefone. Arangije aramubwira ati ese muganga ntiyakubuje gukoresha telefone, ukeneye kuruhuka? Umusore ati ntago ari kunyitaba, nta nubwo ari gusubiza message zanjye. Ibi byose ni amakosa yawe. Ese ni iki nakoze ku buryo nkwiriye ibi ngibi koko? Kuki ugerageza kwangiza buri kimwe cyose kuri njyewe? Ese ni cyaha kuba musaza wawe? Ni we ndi kubaza Aime. Kuki ngerageza kwishima ibintu byose ugahita byangiza? Ese wishimira kumbona mbabaye? Ntago yigeze yanga kunyitaba, ndetse ntiyigeze yanga no gusubiza message zanjye. None ubu ngubu nta na kimwe ari gukora, ntago rwose sinzi icyo ndakora. Mushiki we ati ngiye hasi muri salo ikiro kintu cyose urambwira. Umukobwa yaramanutse, amanuka ariko ari gutekereza ku byo musaza we mubwiye. Aramanuka ubona ko ari kure, yageze hagati aricara arakomeza yitekerezaho. Ubwo bwarakeye mu gitondo, umukobwa abyuka ajya kwa Aisha. Arakomanga, Zainab aza kumukingurira. Ubwo barinjiye bajya kwicara mu cyumba. Umukobwa ati ababyeyi banjye barankundaga cyane. Rimwe na rimwe nagiga nibaza niba musaza wanjye tuvukana mu maraso. Ikintu cyose nifuzaga barakimpaga, nubwo cyaba ari cyo cyonyine gisigaye ari njye na Basi duhari. Basma yahitaga amarira, nta nubwo yigeze abinyangira. Buri gihe musaza wanjye yahoraga avuga ngo ngaho nta kibazo gifate, niwe mushiki wanjye mutoya. Nyuma ababyeyi baje gupfa, narababaye. Gusa igitangaje nuko musaza wanjye yakomeje guhagarara mu mwanya wabo na wambera umubyeyi. Yarakomeye ku bwanjye pe. Icyo gihe rero ababyeyi banjye nabamubonagamo. Rero nakomeje kugira ubwoba ko hari undi mugore waza. Bw'uko hari undi muntu waza mu buzima bwe akamubabaza. Abandi bantu bakundanaga nawe nabonaga nta kibazo, paka igihe waziye.
Nubwa mbere nari mbonye musaza wanjye avugira hejuru ambwira nabi, ndetse bwari ubwa mbere nari mbonye azamuye ikiganza ankubita. Ibyo byose yabikoze kubera wowe Aisha. Yambwiye nabi cyane ndetse arambwira ngo ninze ngusaba imbabazi. Mu kumbwira nabi nibwo yikubise hasi. Ubwo twese tujya kwa muganga. Tukigera yagikanguka yasabye muganga ko yamuzana mu rugo, kubera ko ntagakunda kwa muganga kuva ababyeyi bacu bapfa. Ubu tuvugana ari mu rugo nta kintu ashaka uretse wowe Aisha. Ibintu byose ari gutekereza wowe Aisha. Aragukeneye Aisha, ndakwinginze umbabarire kubw'ibyo nakoze byose. Nukuri nakwibeshyeho ariko ndakwinginze mbabarira. Musaza wanjye aragukunda cyane. Ubwo Aisha nawe disi yari yarize. Barakwereka ubwo yagiye mu rugo. Musaza ubwo yari ari kuzamuka, mushiki we yaramuhamagaye ati basi umbabarire kubwa buri kimwe. Ubwo yahise agenda. Barakwereka Zainabu na Aisha ubwo bari gutongana. Zainabu ati wasaze, wataye umutwe. Aisha ati ntago nasaze ndi muzima. Mukuru ati funga uwo munwa. Ese urwo rukundo uri kuvuga ni rukundo nyabaki? Hanyuma ugiye gushyira ubuzima bwawe mu byago kubera umugabo? Aisha ati umugabo kano kanya turi kuvuga niwe watumye ureba. Mukuru ati nta mwanya mfite w'ibi ngibi. Murumuna we akomeza kumubwira ati nyamara umuntu uri kuvuga niwe watumye ureba. Zainabu ati hanyuma kumva ko ndamwishyura ubuzima bw'umuvandimwe wanjye. Aisha ati erega ngiye kumuha urupyiko ntago ngiye kumuha umutima. Mukuru ati hanyuma bitandukaniye hehe? Gutanga impyiko urebye nabi n'ubuzima bwawe bwabigenderamo. Aisha ati nta kintu kiri buze kumbaho n'ukuri kubera Imana. Mukuru ati Aisha nyumva kandi nyumve neza, nta kintu ndi bukwemere na kimwe gukora kandi birarangiye, ndavuze ngo canga tugende. Aisha ati ntaho njya, ntago birangiye, ni urupyiko rwanjye ngiye gutanga, mbifiteho uburenganzira, njyewe ni urupyiko rwanjye kandi ndarumuha. Reka njye kwa muganga nsange duhuje urebe ko ntaraza kurumuha, nibiza guhura n'ukuri ndarumuha. Ubwo yabimubwiye ababaye arangije ahita agenda. Barakwereka yahise ajya kureba umusore, amusanga mu cyumba we yararwariye. Aramubaza ati wakangutse? Umusore ati nakangutse, gusa nari mfite ubwoba kubera ko ntago natekerezaga ko ndi bukubone hano. Umukobwa ati kubera iki? Umusore ati natekereje ko wagiye. Aisha ati sinzongera kugusiga habe na gato, nta nubwo nzatuma ugenda. Ubwo yahise amufata mu kiganza disi. Akiri aho ngaho umuvandimwe we yaje yihuta ari gusakuza mu nzu y'abandi ahamagara Aisha. Ubwo yinjiye mu cyumba cya mbere aramubura. Ubwo umushiki w'umusore yamanutse yihuta abaza Zainabu ati ni kibazo ki? Zainabu ati zamuka hejuru unzanire umuvandimwe wanjye. Mushiki w'umusore ati ni kibazo ki? Zainabu ati umuvandimwe wanjye ari he? Genda hejuru unzanire umuvandimwe, hanyuma twigire mu rugo, nta bindi bibazo ndibuze guteza. Mushiki w'umusore ati ese watuje ukambwira ikibazo gihari? Ntago ubona kuri kubangamira musaza wanjye kandi arwaye? Zainabu ati ndakomeza mubangamire mu gihe ntarabona umuvandimwe wanjye, hanyuma niyo mpamvu yahatirije umuvandimwe wanjye kumuha urupyiko. Aisha ubwo yahise amanuka avuga ati nta muntu n'umwe wamuhatirije gukora ibyo bintu, nabikoze kubw'umwanzuro wanjye. Zainabu ati uri igicucu, ntago ndi buve hano nkusize. Aisha ati nta hantu na hamwe ndi bujye. Zainabu ati okay nta kibazo, nanjye sindi buve hano, ndakomeza nteze intambara hano. Ubwo basi yahise amanuka buhoro buhoro, mwibuka ko yararwaye. Umusore yahise abwira Aisha ati Aisha ntago nshaka ko hagati yanyu hazamo intambara. Aisha ati uretse nawe nta wundi muntu ndi bwongere kwemerera ko amfata nk'umwana, njyewe ndakuze kandi mfite uburenganzira ku buzima bwanjye. Hanyuma Zainabu niba atumvisha umwanzuro wanjye ngo awubahe, nta nubwo afite uburenganzira bwo kwitwa umuvandimwe wanjye. Zainabu ati uvuze ngo iki? Umukobwa ati wanyumvisha ndabizi. Aisha ubwo yahise amanuka abwira umuvandimwe we ati nakoze buri kimwe cyose wansabye kugezana n'isaha. Hanyuma kano kanya uyu ni basi umuhungu umwe wenyine warwanye kubera umuvandimwe wanjye. Zainabu ati hanyuma ibi bisobanuye ko urajya kumwishyura ubuzima bwawe? Aisha ati ntago ngiye kumuhereza ubuzima bwanjye. Umusore ati birahagije. Arangije ahamagara Aisha ati Aisha ndagukunda byimazeyo, nta nubwo mbona hazaza tutari kumwe, gusa ariko nk'umugabo ntago nifuza ko twubaka urukundo rwacu muri ubu buryo, ngaho gerageza basi wumva umuvandimwe wawe. Aisha ubwo yatangiye kurira. Umusore ati muganga yambwiye ko araza gushaka urundi rupyiko, hanyuma rero nizeye ko baraza kuzibona bakampindurira hakiri kare, gusa kano kanya ufite kugenda ukajyana n'umuvandimwe wawe. Ubwo Zainabu yatangiye gukurura Aisha, ariko Aisha wabonaga ko adashaka kurekura umuhungu. Ubwo yahise amufata aramuhobera disi, yanga kumurekura. Ubwo Zainabu yaramufasha aramukurubana mpaka amusohoye hanze. Umusore yabonye ibiri kubera aho ngaho acika intege yicara hasi. Byibuze disi yarabonye umukobwa umwitangira. Aisha na Zainabu baratashye
bageze ku muryango Aisha ati hanyuma kano kanya nizere ko wishimye urumva unyuzwe ku byo wakoze kuba wangije ibyishimo byanjye urumva unyuzwe kubera kwikunda kwawe ibyo ukora byose uba uri kwirebaho. Mukuru ati Aisha mba ndi kugerageza kukurinda. Aisha ati undinda iki? Zainab ati kubagwa kuriya bishobora kugushyira mu byago bikomeye cyane. Ese kuki utanyumva? Aisha ati ibyo ntago mbyitayeho. Aisha ubwo yahise amubwira ati rero reka nkubwire kandi nkubwize ukuri. N'ubundi kano kanya nta buzima mfite ntari kumwe na Basi. Ese ubundi kuki ibyo ngibyo utabyumva? Ubwo yahise yigira mu nzu. Zainab ubwo yasigaye aho ngaho nawe arira yumiwe kubw'ibiri kuba. Ubwo Zainab yongeye kubyukirayo asanga umuhungu mu cyumba. Arangije abwira umuhungu ati ntago ndatuma hari ahantu hamwe ujya nta kintu na kimwe kano kanya nitayeho muri ubu buzima. Ubwo yahise amusanganira disi arangije aramuhobera. Ubwo mushiki w'umusore yarinjiye yinjira abwira umusore ati muganga yavuze ko utari kwitaba telefone hanyuma ari mu nzira za kubera ko ngo birihutirwa cyane. Ubwo bumvise ihoni rivuga umukobwa ati ndatekereza ari uhageze. Ubwo baramanutse muri salo ngo bajye kumureba. Muganga ati umeze ute? Umusore ati ndikumererwa neza gahoro gahoro. Muganga ati twabonye umuntu uraguha impyiko. Mushiki w'umusore ati wow murakoze cyane muga. Hanyuma ashaka ko tumwishyura ngahe? Muganga ati nta mafaranga akeneye. Ubwo bose barikanze. Mushiki w'umusore ati gute byashoboka? Bakiri aho ngaho Zainab yarinjiye. Muganga ati Zainab rero niyo yaje kuri ofisi arambwira ngo niwe ushaka kugura urupyiko ndetse twamufashe ibipimo dusanga murahuje. Zainab ati Aisha mbere yuko ababyeyi bacu bapfa nabasezeranyije yuko ngomba kukurinda ndetse nkaguha n'ubuzima bwiza. Nakomeje kugira ubwoba bw'ibintu bibi bishobora kukubaho. Umbabarire ku bwa buri kimwe navuze. Aisha ati nakabaye ari ngewe uri kugusaba imbabazi. Umbabarire ahubwo kuri buri kimwe cyose nakubwiye. Zainab ati yego nakubabariye. Aisha ati urakoze cyane ni wowe mama wanjye mfite ndetse ni nawe nsigaranye urabizi uri byose kuri njyewe umbabarire n'ukuri. Ubwo yahise amuyambira. Ubwo yahise abwira n'umusore ati Basi umbabarire n'ukuri nikunze cyane nibagirwa umuvandimwe wanjye n'ukuri umbabarire. Umusore ati oya rwose humura nta kibazo ntago rwose wari ufite kunyishyura. Zainab ati oya kubera ko nabonye ari ikintu cyiza nyine cyo gukorwa. Muganga ati hanyuma rero ni byiza ndetse kubagwa twabishyize mu byumweru 2 biri imbere. Ubwo disi Aisha yari yishimiye kubona mukuru we igikorwa akoze cy'urukundo ndetse agikoreye umuntu akunda. Muganga yahise amukora mu ntoki arambwira ati congratulations. Umusore ati urakoze cyane muga. Barakwereka haciyeho iminsi surgery yarakozwe ndetse bamuha iyindi mpyiko. Si ibyo gusa na Aisha n'umuvandimwe wiwe barinjiye ubona ko umuvandimwe we ameze neza nta kibazo yagize. Ubwo bicaye muri salo umusore ati ndabizi neza ko mukumbuye inzu yanyu ariko nta hantu muri bujye noneho ndatekereza noneho muraguma hano rwose tubiteho. Ubwo Aisha yahise abwira umuvandimwe we ati nta kibazo rwose bimeze neza tugiye kuguma hano tugumane nabo hanyuma niyumva utanatekanye hano nta kibazo yavuze ko aradushakira ahandi hantu ho kuba akajya twishyurira inzu. Zainab ati none se hari andi mahitamo mfite? Ubwo bose disi barishimye. Mushiki we ati reka ngushakira ahantu basi uburuhuki. Ubwo yahise yegera Zainab amufasha guhaguruka arangije amutwara kuruhuka. Aisha n'umusore basigaye muri salo batangira kurebana disi. Ubwo Aisha yahise ahaguruka ajya kwicara iruhande rw'umusore. Umusore ubwo yahise amubaza ati ese wankingirwa? Aisha ati ngo ngwiki ubu si ubukungu niko wampropoza ni gutya wapropose umugore mwiza nkanjye? Aisha ati wowe banza umererwe neza tuzahita dupanga proposal nziza y'umukobwa mwiza ushaka kumarana ubuzima bwawe bwose nawe. Ariko reka nkuburire. Umusore ati hanyuma nyuma y'ibyo ukoreye umuvandimwe wawe ngo ukeneye iki? Ubwo umukobwa yahise amukomaho disi ubona ko bishimye. Umusore aramwitegereza mu maso arangije aramubwira ati ndagukunda. Umukobwa ati nanjye ndagukunda. Umukobwa ati nta nubwo nzatuma hari aho ujya pe. Ubwo agafilme kacu nuko karangiye. Mwakoze cyane kubana nanjye. Kanda kuri buto ya subscribe niba utarayikora ndetse ujye muri comment umbwira ibitekerezo byawe. Ndabakunda cyane.